Ibihe byiza abakunzi ba Iseka News, tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bwakozwe hibazwa ikibazo kigira kiti imbaraga zitunganya ibyananiranye ziva he iyo Perezida wa Repubulika yasuye akarere. Imwe mu myiteguro iranga umuntu ufite umushyitsi ukomeye irimo gushyira ibintu byinshi ku murongo, gukubura, guharura ku marembo, mbese ku buryo uhanyuze wese abona ko biteguye umushyitsi udasanzwe. Mu rwego rwo kumva agaciro n'icyubahiro abanyarwanda baha umushyitsi, umunyarwanda yagize ati umushyitsi akurusha imbuto. Bivuze ko ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo umushyitsi atata kunyujijemo ijisho. Umuco wo kwitegura abashyitsi ntugarukira ku muryango gusa, kuko inzego z'ubuyobozi ziwumva neza kandi zikawuzirikana mu gihe biteguye abashyitsi, bikaba akarusho iyo ari umushyitsi mukuru. Ibi byanwa nabo mu duce tunyuranye tw'igihugu, aho bajya babona imyiteguro idasanzwe iyo abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu bari bugenderera uduce bayoboye, bikaba akarusho iyo ari umukuru w'igihugu. Urugero rwa hafi ni mu minsi ishize, aho abaturage bo mu bice binyuranye by'intara y'Amajyepfo bazindutse babona buri kintu cyose kiri gushyirwa ku murongo, ibinogo biri gusibwa huti mu mihanda inyuranye n'ibindi bikorwa byagaragaza ko hari ahantu umushyitsi udasanzwe yiteguwe. Urundi rugero ni mu mujyi wa Kigali, aho abaturage bari bamaze igihe basaba ubuyobozi kubakorera umuhanda Karuruma Bweramvura, ariko ntihagire igikorwa. Nyuma y'igihe aka gace kategujwemo uruzinduko rw'umukuru w'igihugu mu murenge wa Jabana, icyo gihe umuhanda w'ibirometero bikabakaba 8 washyizwemo itaka mu masaha make gusa. Ingero nk'izi nizo zatumye umunyamakuru wa Iseka News yibaza impamvu imwe iyi mirimo irindira ko umukuru w'igihugu ahanyura. Ese ubushobozi bukora iyo mirimo buba buvuye ako kanya? Mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo, Iseka News yaganiriye na Bwana Twagirumukiza Celestin wigeze kuyobora akarere ka Ruhango, agaragaza ko urugendo cyangwa uruzinduko rw'umukuru w'igihugu ari ikintu kidasanzwe ku buryo inzego zose zikorana kugira ngo ibitari ku murongo bitunganywe mu rwego rwo kumuha icyubahiro akwiye. Yagize ati mu kwitegura umukuru w'igihugu ntiharebwa gusa ibikorwa remezo, ahubwo buri rwego bijyanye n'inshingano rufite rwongera kwisuzuma rukareba niba nta kitaragenze neza. Bwana Twagirumukiza yakomeje agira ati ku bijyanye n'imihanda biri mu nshingano za Minisiteri y'ibikorwa remezo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'ubwikorezi RTDA, ku bufatanye n'akarere bagomba kumenya aho perezida azanyura, nta kinogo icyo bazahura nacyo cyangwa ngo abure aho anyura. Ubwo urumva ko iyo amafaranga abaye make, izo nzego zose zirakorana zigashaka aho aturuka. Icyakora Bwana Twagirumukiza nawe yemera ko atari ko byakagombye, kuko ibikorwa bikozwe muri ubu buryo bwa huti bitaramba. Ati iki kibazo kimaze igihe, kuko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye abigarukaho mu bihe bitandukanye. Hari ikibazo kibaza ngo kuki kwita ku mihanda n'ibindi bikorwa remezo birindira umukuru w'igihugu. Bamwe mu baturage baganiriye na Iseka News bavuga ko ibi biterwa no kuba umukuru w'igihugu akunze kubaza abantu batujuje inshingano z'icyabibateye, rimwe na rimwe bamwe bagahura n'ingaruka zo kutuzuza inshingano zabo. Bagize bati abayobozi bacu bazi ko umukuru w'igihugu akurikirana kandi akabaza umuntu utuje inshingano icyabimuteye. Ariyo mpamvu abaturage bashobora gusaba ubuyobozi gutunganya bimwe mu bikorwa remezo, ariko bakabigendamo bigura intege, ku buryo birindira ko umukuru w'igihugu azahagenderera bakabona kuhashyashyana, bagakora ibintu byinshi mu masaha make kandi ukabona ko harimo imbaraga nyinshi. Reka twinjire mu busesenguzi. Bamwe mu basesenguzi baganiriye na Iseka News bagaragaje igishobora gutuma hari ibikorwa huti kubwo kwitegura umukuru w'igihugu ndetse n'ingaruka bishobora guteza. Bwana Karegeya Jean Baptiste Omar ukorera kuri radio na TV10, akaba anafite umuyoboro wa YouTube Karegeya Omar Pano, agaragaza ko kubaka ibikorwa remezo bimwe na bimwe bitagikwiye gutegereza uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, cyane cyane ko amafaranga abikora abasanzwe ahari. Karegeya avuga ko gukoresha amafaranga huti bishobora gutuma hari ibindi bikorwa bidakorwa mu buryo bukwiye. Karegeya yagize ati nk'urugero bashobora kumva umukuru w'igihugu azabasura, maze amafaranga arayo gufasha abatishoboye cyangwa wenda yo gukora ibikorwa remezo harimo n'ibya VIP, bakayakoresha mu gusana ibinogo biri mu muhanda. Ibyo rero usanga hari abaturage benshi babigenderamo ntibabone ibyari bigenewe uko byagakwiye. Abajijwe zimwe mu ngero z'ibikorwa byakozwe mu buryo bwihuse kubera uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, Karegeya aseka cyane yagize ati ejo bundi mu gihe cyo kwamamaza i Bumbogo hubatswe umuhanda, gusa ubu ntiwawubona kuko ibyo ntibiramba rwose, ntabwo umuhanda wubakwa mu ijoro rimwe. Gusa ku rundi ruhande ariko Hakuzwumuremyi Joseph uyobora ikinyamakuru Umuryango asanga kubaka ibikorwa remezo mu buryo bwihuse mu rwego rwo kwitegura umukuru w'igihugu ntacyo bitwaye kuko akwiriye kugaragarizwa icyubahiro. Yagize ati perezida rero aba ari umukuru w'igihugu, abahagarariye leta yose. Mbona rero kuba yaza gusura akarere, umuhanda ujyayo ugatunganywa neza ari uguha agaciro cya cyubahiro bamugomba, ndetse no kubungabunga cya cyizere cy'ubuyobozi mu baturage. Bwana Hakuzwumuremyi asanga abaturage bakwiriye guhindura imyumvire, bakareka kumva ko imitwaro yose igomba kujya ku mitwe y'abayobozi. Yagize ati mpamya ko hari abaturage bakwiye guhindura imyumvire kuko hari byinshi twakikorera. Ubundi turere dukwiye gusura Kigali tukiga uko yakoze, kuko hari imihanda myinshi yubatswe n'abaturage babigizemo uruhare, aho abaturage batanga 30%, umujyi ugatanga 70%.
yakomeje agira ati hari imidugudu dutuyemo isa nabi nta mpamvu yabyo, hari imihanda tuba twakikorera ariko ugasanga ntitwayikoze kubera nta buryo bwo kwisuganya. Bwana Hakuzumuremyi asanga kuba hari agace umukuru w'igihugu yasura hakagira ibikorwa remezo byubakwa huti bidakwiye kuba umwanya mwiza wo gusubiranamo hagati y'abayobozi n'abaturage, ahubwo bakwiye kwicara bakareba hamwe uko umuturage nawe yatanga umusanzu we mu iterambere ry'igihugu binyuze mu kwigira ku bindi bice. Yagize ati ni byiza ko harebwa uburyo hakoreshwa imbaraga za buri muntu wese kuko ibikorwa remezo ari ibyabo bakabikora badategereje ubuyobozi buri gihe. Nk'uko perezida w'igihugu akunze kubigarukaho, si byiza ko ibikorwa remezo birindira umukuru w'igihugu, ni ngombwa ko inzego z'ubuyobozi n'abaturage barushaho gufatanya kubungabunga iterambere rirambye, ibikorwa remezo bimwe na bimwe bikubakwa atari uko umukuru w'igihugu azahanyura, bigakorwa neza byitondewe kandi mu gihe gikwiye. Ibi bizajya byoroshya imyiteguro mu gihe igice runaka gitegura uruzinduko rw'umushyitsi ukomeye. Mwakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi mwateguriye na SK News. Mwari kumwe nanjye Himbazwa Happiness. Amahoro y'Imana abane namwe.